gukandagira hano. Imana ishimwe. Kigira kabiri turashimira ubuyobozi bw'itorero bwatugiriye icyizere kugira ngo duhagarare hano dusangire ijambo. Ubuyobozi bw'itorero Imana ibaho umugisha. Namwe mwateranye Imana ibaho umugisha kugira ngo tubashe twese gusangira. Ntago ari ibisanzwe. Hari icyo Imana yashatse ko kugira ngo dusabane. Imana ibaho umugisha. Tugiye kuganira amagambo y'Imana, ariko reka dusenge kugira ngo ijambo tugiye kumva rigire icyo rihindura muri twebwe. Data, turagushimiye. Iri ni ijambo ryawe, ni wowe wivugiye, uduhereza umuzingo w'igitabo kugira ngo tujye duhora tukumva buri munsi, tugusome tugutegere icyo uvugana ku buzima bwacu. Dufashe n'uno mwanya kugira ngo wongere utuvugishe binyuze mu ijambo ryawe. Twebwe ntacyo twovuga cyohindura imitima y'abantu, ariko Kristo wowe ubwawe iyo tubumbuye akanwa ni wowe uvuga kugira ngo twebwe abateranye tubashe kumva kugira ngo tubashe kurokoka. Ureke Data ijambo ryawe Data ritubere umutsima Data w'ubugingo Data. Buri umwe wese Data ugiye gutegera, na buri umwe wese ugiye kumva, utwuzuriza imbaraga Data zo gutahana ibyiringiro kugiye kugaruka Data uzajye gutwara itorero ndetse natwe Data ko turimo. Ureke rino jambo Data riduhere inkomezi muri runo rugendo turimo. Tubisenze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Hari ibintu bitatu biri budufashe kugira ngo dutegere ijambo ry'Imana. Icya mbere ni ukumva, icya kabiri ni ugutegera, icya gatatu ni ugutsindwa n'ijambo ugafata umwanzuro. Kumva ni ibi navuze cyangwa uko abaririmbyi baririmbye tukumva, ariko gutegera nibyo baririmbye byasigaye muri twebwe. Aho baririmbye tukumva message, hari iby'imitima yacu tubwira ko twabikoze nabi. Iyo tumaze kumva ibyo ko ari bibiri, tujya dufata umwanzuro ubutaha ntago cyongera kugaruka ngo twongere gutsindwa. Ibyo bintu ko ari bitatu biradufasha kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Maze iminsi ndi gutekereza ku mirimo no kuvuga ngo turi abakozi b'Imana cyangwa se dukorera Imana. Mbitekerezaho ku giti cyane, nsanga iri jambo rirakomeye cyane. Nza kwifashisha ingero ziri muri njyewe, nza gusanga umurimo w'Imana urakomeye biteye ubwoba. Ni Imana yawutangije, ni ufitiye ishaka n'umwete kuturusha twebwe yawuhaye. Ariko ndeba natwe yawuduhaye nta kiguzi, nta hantu tuza tuja kurangura ijambo ry'Imana tuvuge ngo tugiye kurirangura ahantu tuzariha abantu turicuruze, sanga tutarihaye agaciro. Ahubwo nza gutekereza ukuntu Imana yaduhaye umurimo wayo, ubwayishoboye umurimo wayo, ariko irawuduha ngo tuwukore. Ndavuga ese kuki Imana yawuduhaye dukore? Nuko hari icyo yatubonyemo, ko hari icyo twakora kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Ikijya kintangaza ni ukuntu Imana yaremye umuntu ariko imurema mu mugambi wayo. Urano uzajya ugenda ugakandagira uvuga ngo uri mu mugambi w'Imana, ariko ibaza Imana yicaye igakora plan yose ikavuga ngo ngushize muri plan. Ireba ukuntu isusura, niwe wa mbere, nta wundi muhwanye ubwiza, niwe wa mbere. Ireba urebe ukuntu uri mwiza. Imana ukuntu yagutekereje yamikurema ari wewe, nta wundi musa, nta yindi fotokopi. Imana yadushize mu mugambi. Kwiheba dufite n'ukwika. Imana yaragushize muri plan, ifata isura yawe, nurebe mwese nta usa n'undi, buri umwe wese usa ukwawe kandi usa neza kurusha undi. Ariko Imana ni plan yayo yakoze. Mwumva ukuntu yatugize abagaciro. Amen. Tekereza ku murimo, nibaza ibibazo byinshi ndatsindwa. Umurimo w'Imana dukora cyangwa umurimo w'Imana ukora n'uwawe ku giti cyawe. Ijambo ry'Imana turarisoma. Umurimo w'Imana n'uwawe ku giti cyawe, nta muntu muwusangiye. Gusa twese nk'itorero twuzuzanya hamwe imbaraga, ariko umurimo n'uwawe ku giti cyawe. Kuko Imana ija kukurema, ntiyakuremeye muri groupe, oya yakuremye ku giti cyawe, biri mu mugambi wayo. N'umurimo w'Imana ukora ku giti cyawe, si groupe. Ahubwo groupe idufasha kugira ngo ducyazanye, ariko umurimo w'Imana n'uwawe ku giti cyawe. Ngiye kugera ku ijambo tugiye gusoma. Komeza gutekereza ku murimo w'Imana. Sanga ukuntu twarengereye tugenda mu bidafite umumaro. Nibaza ukuntu tujya tuba muri korali, tukaba muri ministeri, tukaba twubwiriza, tukaba twaririmba, ariko dufite ikibazo kimwe, dukora kugira ngo abayobozi baturebe, ariko Imana yonyine nizi tureba. Numva ndatsinzwe cyane. Kura naratangaye, nokura nihisha pasiteri, mba nihishe pasiteri. Ariko Imana yampaye umwuka wo guhumeka mu gitondo iyo biri kundeba.
reka dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 9 umurongo wawo wa 4. Turaza n'undi abaturebera ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 39. Dusome vuba kugira tuganire twubahiriza igihe. Ku murongo ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 9 umurongo wa 4 haravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa hagiye kwira. Ubwo umuntu atakiwa, reka dusubiremo. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kare ku manywa bugiye kwira, igihe umuntu atakibasha gukora. Amen. Wabonye ubutumwa byakozwe n'intumwa igice cya 9 usoma 36 yego na 37 gusa. Yego. Nushaka kurekera aho ngaho, Imana iguhe umugisha. Aya niyo magambo tugiye kuganiraho, hanyuma tuze kumva n'abandi. Siko kwiza? Dusomye ubutumwa bwiza bwa Yohana butubwira ngo dukwiriye gukora imirimo y'uwadutumye hakiri ku manywa, dore bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Iri jambo rirakomeye cyane. Tugarutse ku murongo wa mbere, Yesu abari kugenda n'intumwa ziwe bagenda batembera ngo babone umuntu wavutse ari impumyi. Babigishwa be babaza Yesu, baramubaza ngo ese Yesu we ko uyu nguyu yavutse ari impumyi, ese ni icyaha kiyakoze? Ese ababyeyi be ni icyaha kibakoze gituma uno muntu ari impumyi? Ariko n'intumwa n'abigishwa ba Yesu bari bazi kubaza. Yesu Kristo arabasubiza kuko yari byose. Arababwira ngo uyu nta cyaha yakoze, nta n'ababyeyi nta n'icyaha bakoze, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yongere igaragare. Yesu Kristo akoze hakiri ku manywa. Bamanutse niyo kuri uno murongo twasoma, ariko harimo amakuru muri kino gitabo yanangaje cyane. Ariyo ngira mvuga ku bintu bitatu, hanyuma twinjire no kuri kino gitabo twama dusoza. Hanangaje ibintu bitatu. Icyambere nukuntu umuntu wavutse ari impumyi yagize kwizera, yizera umuntu atari yabona n'amaso yiwe. Kuko Yesu Kristo yaramubwiye ku murongo umanutse gato ngo Yesu Kristo ngo atoba kondo, warangije ngo acira hasi ngo amacha ngo atoba kondo, ngo amusiga ku maso, warangije ngo aramubwira ngo genda isuru wamurakira. Ikibazo cyambere nibajije ndimo ndasoma rino jambo, Yesu Kristo umuntu yabwiye ngo agenda isuru wamu. Icyambere Yesu Kristo yari ayobeye ko uwo muntu atabona. Aho nico nibajije cyambere. Dongera ndamanuka nimo ndasoma numva none Yesu Kristo ngo genda isuru wamu, kandi hari ibindi bidendezi byinshi na zanire n'ibindi bishanga tutazi Bibiri itarondogoye, ariko yumva ko agomba kuja isuru wamu. Kandi soma Bibiliya n'abashumba bazadufasha. Nta hantu nasomye ngo numve ngo hari aho Yesu Kristo avuga ngo Petero we na Yohana mumuherekeze, mumwerekeze hari hepfo ku kidendezi. Ntaho ndabona, ariko bishoboke ko tana harimo. Ariko uva ikintu yakoze, yagize kwizera, amenye ko wamuvugishije atari umuntu usanzwe, atahura imbaraga zo kwizera. Aravuga ngo uyu nguyu si ngombwa kumubaza ngo ngende isuru wamu kubera iki. Afata umwanzuro aravuga ngo aragiye. Muri kino gihe Imana yaratubwiye ngo izatugirira neza, ariko twaricaye twaravuze ngo ese bizogenda gute? Kandi dufite amaso turareba. Ariko wavutse ari impumyi gusa, yumvisha ko ari Yesu bivuze gusa, abyumvisha atanamubonye, aravuga ngo ndagiye. Kandi ntiyabaza ngo ni hehe, aramaramaza agenda ngo isuru wamu ndahamenye. Iri jambo riteye ubwoba. Niba si cya kabiri turimo turamanuka aho ngaho, ngo wavutse ari impumyi, ngo ageze tiyigeze abaza amakuru ngo abaza abaturanye. Ese yeme aha hantu ni isuru wamu Yesu Kristo yanyohereje? Yagezeyo gusa arakaraba, arangije gukaraba arahumuka. Arangije guhumuka ngo aragenda. Ikintu cya kabiri cyantangaje, amenya ababyeyi be yaravutse ari impumyi. Amenya ababyeyi be, waratembera mu mudugudu abasha kumenya iwabo wavutse ari impumyi.
tubisanisha n'ijambo muri bubashe kumva neza. Muzi impamvu abakristo tutarimo turasabana n'Imana ngo tubashe kubona Imana twongere turebe Yesu? Nuko twafashe iby'isi turabitumberera, bitubera amaso, ariyo amaso yacu agomba guhumukiraho, ariko Yesu Kristo ntitwabasha kumutumbera. Yesu Kristo yagendeye ku mazi arabwira Petero, Petero nawe ugira kwizera, uragendera hejuru y'amazi. Petero arakandagira, agira agatima akamubwira ngo nanje nakandagiye hejuru y'amazi. Wera ko kanya Petero araroha. No kuvuga ngo iyo twizere Yesu Kristo tureba Yesu, tureba mu bushake bwacu, tureba Yesu turimo turareba. Ibibazo dufite nibyo tureba, tubirebeye mu baturanyi nuko bimeze twosigara, ariko tubirebera muri Kristo Yesu. Amen. Uyu murimo w'Imana wahamagariwe, umenye ko ari kontara yawe wahamagariwe n'Imana. Nta muturanyi uri gufasha muri kontara, nta n'umwe. Ntawe. Nurara amajoro ukarara burakeye urimo urasenga, menya ngo ni ku giti cyawe. Nubona wafashe umwanya wo kwiriza ugasenga, menya ko nta muntu mubisangiye, ni wowe gusa, ni wowe gusa, ni wowe n'Imana. Nuko ugasenga gahoro, ugasenga ukabesha, ugasenga bitari mu bushake bw'Imana. Usibye ko nta n'uwasenga bitari mu bushake bw'Imana, ahubwo ni ukwiyoberanya. Ariko iyo dusenga mu bushake bw'Imana, dukora twumva icyo Imana irimo iratubwira. Erega ibyo dusaba byose biteye ubwoba. Akenshi turimo turasaba uko imibiri yacu ishaka, ariko njye nsigaye nsenga Imana nkabwira ngo Mana we, sinshaka ngo nkorere iki ngiki, ahubwo ndashaka wowe icyo uri gushaka kunkoresha aba aricyo mbasha kumva kugira aricyo nkora. Kuko njye byo ngambira kugira ngo mbwire Imana inkorere biza bishira vuba. Hari nuza wifuza imyenda akifuza kurya, biza bishira ako kanya. Ariko icyo Imana itwifuzaho si iby'imyambaro ishira vuba, ni iby'ubugingo bihoraho. Hari umuririmbyi waririmbye ngo abo yagaburiye bakarya bagahaga nibo babaye abambere, ati nabambwe nabambwe. Yesu Kristo yagaburiye abantu, arabagaburira. Bageze ku musaraba baravuga ngo ni ubambwe nabambwe. Abenshi ngo bamukurikiye bamubonaho ububasha n'ubushobozi, ariko ngo bageze ku musaraba biyumvisha inama y'uko Yesu Kristo bamenye ari bukoresha imbaraga, ariko Yesu Kristo yari yaje kwisezerana. Ariko ntekereza Yesu Kristo wadukunze kugira ngo dukore uno murimo, kumva ngize ubwoba cyane. Timurebe ibintu tuza dukora amaso y'abantu ntibatubone, ariko mu ijoro azaba areka riteye ubwoba. Sinzi uko imeze, nta soko ryari ryayitsindira, ariko hateye ubwoba. Aho tuzicara twese impanda y'abakoreye Imana ivuze, twese gutya Imana yamimurikeye karaguki kandi telekomande, ariko tuzibona aho abantu batatubonye, tuzibona. Ntituratungurwa ariko tuzatungurwa. Tuzatungurwa cyane. Warangije ngo abafarisayo ngo baramubaza ngo se wa muntu kwavutse uri impumyi, ngo se ninde waguhumuye? Ngo bahamagara abavyeyi barabaza ngo se umuntu wavutse uko ari impumyi nimutubwira amakuru yiwe, yahumutse gute? Icyo gihe ngo abafarisayo bagiraga amategeko, ngo yibesha ngo akavuga ko ari Yesu wabikoze, abavyeyi be bari kubatenga mu rusengero, bari kubahagarika mu rusengero. Ariko baravuga ngo nimumwibarize ngo afite imyaka 18, ngo ni mukuru. Bamubashije bamaze tubwire ko avutse uri impumyi byagenze gutaravuga ngo umugabo witwa Yesu yampumuye. Bakomeza kumubaza amakuru ya Yesu Kristo, aravuga ngo ariko uwo mugabo mumbaza namwe mushaka kumwizera bakorera ibitangaza. Wamenye Kristo azamuhamya? Ese wamenye Kristo? Ese uzumuhamya? Petero yongera abaza Yesu Kristo, aramubaza neza. Ose Petero we, Petero abaza Yesu, aramubaza ngo se Yesu ko twagukurikiye tugasiga ibyacu byose, ngo se ingorane y'abagukurikiye ngo ni iyihe? Ako Petero yabajije neza ko twagukurikiye, ko mwasize akazi kanyu mukaza hano, ingororano y'abasize ibyo byose mukigomwa kugira ngo muze muterane ni iyihe? Yesu Kristo abasubiza neza ngo abangaba bose hano ngo kwisi ngo tuzabona 100%, ariko ngo mu ijuru ngo ubugingo buhora. Imana ni nziza. Ngo bakomeza kumubaza amakuru ya Yesu, aravuga ngo mureke kumbaza Yesu Kristo. Bamubashije ku ncuro ya kabiri, aravuga ngo yemwe aho bigeze sinkomeza kubasobanura amakuru ya Yesu, muzije kubereka Yesu kuko namwe akeneye kubakorera ibitangaza. Abafarisayo baratsindwa. Abafarisayo gucya ku mategeko bari abambere.
ukagera ku murongo wa 22 22 umurongo wa 27 wa 29 kujya kuri 30. Abafarisayo babajije Yesu baramaze, se Yesu Kristo ko umugore yari afite abahungu barindwi, uwa mbere agapfa, uwa kabiri murumuna w'uwo musore agashaka umukobwa, barumuna be bose bashaka umukobwa umwe, bagera kuri barindwi bose barapfa. None Yesu igihe cyo kuzuka uyu mugore umugabo nyakuri we ninde? Abafarisayo bari bazi kubaza ariko nuko babazaga ibidafite icyerekezo. Yesu Kristo arabasubiza aravuga ngo mwabantu mwabapfapfa mwe mutazi ibyanditswe mwe, ninde wababesha ko igihe cyo kuzuka ari igihe cy'umugore n'umugabo? Igihe cyo kuzuka ntabwo ari igihe cy'amasaha, ni igihe cy'abizeye Yesu Kristo aho bazaba baje kumva impanda Yesu Kristo ahamagaye. Si igihe cy'amasambu, si igihe cy'abana, buri umwe wese azaba ari ku giti cyiwe. Ariko twavuze ngo umurimo w'Imana uzawukora ku giti cyawe, uzabazwa ku giti cyawe. Ako Yesu Kristo yaje nyine ari ibisubizo, ntabwo ari ngombwa ko dusubiza, yaje ari igisubizo. Imbere yacu hari hatunze umwijima w'icuraburindi we, hirya no hino nta nzira yariho yo gutabarwa. Mana we waje nk'umuravyo uradutabara, waje nk'umuravyo uradutabara, waje nk'umuravyo uradutabara. Imbere yacu hari hacuze umwijima w'icuraburindi, hirya no hino nta nzira yariho yo gutabarwa. Mana we waje nk'umuravyo uradutabara, waje nk'umuravyo uradutabara we, kuri waje nk'umuravyo uradutabara, waje nk'umuravyo uradutabara, waje nk'umuravyo uradutabara. Ariko Yesu Kristo ni mwiza. Bamaze kuja ku rutare ngo bafata imva yiwe ngo barayipfundikira, batazi amakuru y'umuntu bashize mu gituro, ngo barangije ngo barayipfundikira, ngo bafata abarinzi bakomeye ngo baza barinda ku rwego rwo hejuru, ngo barabafata babashyiraho ngo baravuga ngo murinde uno muntu ngo ntakazazuke, ngo bararinda batayo ziraza baramurinda. Abantu bitoje bakoze amahugurwa. Ku munsi wa gatatu Yesu Kristo arazuka, warangije babaza babarinzi, barabaza ngo se mwabarinzi byagenze gute? Umuntu twashizemo hariya ko yavuyemo yabacikiye. Ariko barabesha, ariko babesha babanje kumenya ukuri. Baravuga ntabwo tubahana, ahubwo mwebwe mudufashe kwamamaza muvuge Yesu Kristo ko bamwibye. Bari babahaye ifaranga aravuga ngo mwebwe muvuge, ariko barabizi uko yazutse, ariko babahereza ifaranga. Ibo ubwabo bari bazi ko yazutse, ariko baravuga ngo isoni zizadukora, mureke dukoresha amafaranga. Warangije kubaha amafaranga. Nzatekereza bari abagabo, sindabisoma, nzatekereza ko bari abagabo bakoze nk'ikintu kimwe. Mbona ko nabo bagiye bakamamaza ubutumwa bwiza, bakabwira abagore babo, yemwe Yesu yazutse ariko baduhaye ifaranga, timubivuge. Mbona ko nabo batashe bakamamaza ubutumwa bwiza, bakavuga ati yemwe twari turinze ahantu Yesu Kristo arazuka, none aho bazikuye ati yemwe twari turi kwizamu, none dore amakuru ukuntu byagenze, Yesu Kristo yazutse ariko badutekereye bafande ngo nditutu. Ariko uwo Yesu namenye andutira byose, namuhaye umutima wanje nawe arampagije. Uwo Yesu namenye andutira byose, namuhaye umutima wanje nawe arampagije. Twavuze ku ifaranga ariko ngo Yuda mwamaze kugurisha Yesu ibiceri bingana gutya, ubu nyine babizanye nta nubwo nyine na leta ntiyobikora.
babizanye barangije ngo kubona umugambi wiwe ko ibyo akoze biri seri Yesu Kristo ko agiye kumusaraba aricuza cyane ko apfuye. Yegera inama imwe aravuga ngo se aya mafaranga bampaye yokora iki? Aramariki ngo arayafata ngo ayashira abo bari bayamuhambye ati mwabatambye nakiriye amafaranga ariko dore ngaya. Abatambye baramubwira ngo aya mafaranga ntacyo yomara, wayanga yamenya amaraso y'umuntu ni ikizira, subirana amafaranga yawe niduhemuka tumenye ko bizodukoraho tukiri mu isi, apana kuri ya ekara yo mu ijuru, tukiri hano. Warangije ngo amafaranga ngo yasiga ku meza, amafaranga ntaza buri cyakora. Ari abantu bayapangiye n'amabibaza bayakoresha mu bibi, barayafata baravuga ngo noneho ubwo apfuye ngo mureke ngo tugende ngo tuyaguremo irimbi gisambu isambu baguze. Yuda yasize aguze isambu y'abambuzi n'abantuze bose, nawe yasize atanze ikibanza mbere yo nyuma. Ariko uyu Yesu twamenye, uwo Yesu namenye andutira zose namuhaye umutima wanjye nawe arampagije. Haleluya! Hari umugabo mu gihugu kimwe twibagiwe izina kubera ubushake. Ageze mu gihugu kimwe yari yicaye iwe ari muri salo ngo ari kumva gasete kuri radio ngo arimo aratarama. Warangije ngo umugore we ngo bakavuga ngo umugabo ufite ni umunyagitarama azatarama ni umukristo. Umugore aravuga ngo oya bazabesha umugabo wanjye no kugira ngo bambeshe umugabo wanjye taraba umukristo, yabona umugabo wawe arakijijwe. Ati wapi? Ngo umugabo yicaye gutya ari muri salo ari kumva indirimbo, arategera wa mugore agenda avoma ibase yuzuye amazi, amusanga muri salo avuga ngo ndaje sitara ariko ndasitaye nyamumeneho ndamamenya revo y'agakiza ariho. Ngo umugore ngo agisitara ngo amumenyeho, umugabo aramusanga nabwira ngo mugore mwiza ihangana uranyereye uraguye. Reka nkubwire, igihe wamenye Yesu Kristo ibisha byose si igihe cyo kuvuga, igihe cyose cyaje uvuga ngo ihangane. Yagusitaraho umuntu akamubwira ngo sori warunsitayeho, ariko muri iki gihe umuntu asigaye agukoraho ngo ariko wewe uwamenye Yesu Kristo ntaza yimbera kubumbura akanwa mu muhanda aho abonye hose, azabumbura ijambo rikomeza imitima y'abantu. Amarira ya wahindutse ibitwenge, wewe wari umunsi ubabaye, Imana irakwibutse. Amarira ya wahindutse ibitwenge, wewe wari umunsi ubabaye, Imana irakwibutse. Haleluya, irakwibutse. Mwabasore ko murimo murasimbuka niki mwumfishije? Musimbukiye kuki? Sigaye ntarama nasimbuka nkabaza bacu ko nirukanka mukanyirukanka inyuma, muzi ikintu kirimo kiranyirukanza. Iyo turimo turirukanka gucya twanezerewe, inzambaza bacu mubaze mwitonde. Mwebwe mufite ikintu kirimo kirabirukanza, uzi umuntu ufite ikintu kirimo kiramwirukanza. Dore igihe ikintu kiba kiri kunyirukanza, zantekereza nkavuga ngo Mana we nibutsa aho wankuye, data nibutsa ukuntu nari ahantu naje sino wasobanura, none Mana nibutsa hari amashimwe nobwira abantu mukoma muvuga ngo sura yarasaze, uriya yarasaze, biriya n'ibintu ari kutubwira mu rusengero, ariko kubera mu gisirimo imbaraga z'igisirimo tuvuga ngo Mana we naje kuriya nirukanse, hari ibindi nibutse ntari naributse. Nawe ni wirukanka uzi utegera, ngiye gusoza ngo iwapfa ngo hari umugore ngo w'umupfakazi, ariko hita nsoreza sinza nicigihe ngo umugore w'umupfakazi ngo icyo gihe ngo yakoraga imirimo myiza, yari umudozi ari umutayeri, ngo ariko ngo igihe ngo kiragera ngo arapfa. Warangije ngo gupfa ngo abaturage abapfakazi n'imfubyi ngo barigaragambye, baravuga ngo uno mukozi w'Imana ntashobora gupfa.
umukozi w'Imana watudoderaga akatwambika twarahishe ubwambure bwacu ntabwo twemera kwapfa bakora imyigaragambyo. Yemwe muri kino gihe nje nawe uko hari umuntu n'umwe wohagarara uretse abo mwacu mu nzu, uretse abo mwacu hari abandi bo ku ruhande bovuga ariko moye reka dukore twigaragambye. Kawunga itashize, peteroli itashize, isukari itashize, abantu barigaragambye baravuga ngo ntagombwa gupfa. Haba imyigaragambyo iteye ubwoba. Imana iri mu ijuru ngo ibibonye ngibona si ibintu bisanzwe, kuko isi areba tiyabona ngo mu isi n'isukari yabuze, tiyabona ngo ni ibigori byabuze, ahubwo ibona ngo hari umuntu w'imirimo myiza. Twasomye ijambo ritubwira ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa utaribwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Ngo bakora imyigaragambyo, barigaragambya. Yesu Kristo, Imana ituma Yesu Kristo ngo yitewe korera muri Petero kujya ku ruhande bagende bamurambikeho ibiganza. Ariko icyatumye yongera kugaruka ubuzima nuko hari umushinga yatangije. Ese mu mushinga yawe ugira habamo na plani y'Imana yuko ugomba gufasha abantu. Naje gusanga gufasha abantu si ngombwa wandikishe ngo ufite kompasiyo, ubwo n'ubwenge bw'abantu, ahubwo ubwenge bw'umwuka. Ni igihe turanka iyo shati yawe ukuntu ari nziza, uzagenda urebe ni nziza kuruta iyo ngiyo uyitange. Uza ufite kompasiyo mu ijuru izwi, ifite muri RDB yo mu ijuru izabizwe. Hano mu isi ntabwo ibintu byose dushaka tuzabigeraho uko tubyifuza, ariko mu bwami bw'Imana. Soreza ku ijambo ryo muri Matayo 33 umurongo gatandatu umurongo wa 33. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi byose ni inyongera. Papa curanga umunota umwe dusoze, hanyuma tubwire Imana ngo data dukwiye gukora imirimo wadutumye hakiri ku manywa utaribwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. We waje guterana nyaboneka tutahe gutya ugira ikintu kitaha. Kandi nidusenga, nimushaka gusengera bishop kambireke kuvuga abashumba biza bigora. Nimushaka kweguza umuyobozi wanyu wa korari, timukazigaragambye ngo turakurikira uyu turakurikira uriya. Uriya ni umwuka wo mu isi, umwuka wo mu ijuru dore ukuntu uzi ukora. Uzi ukubwira ngo Presidente mbonye ko arimo aratuyobora kandi neza, none Mana mwimure jewe nsigare hano ku Gishushu, mwohereze kuri paruwasi ya Canada ari akomeza kuyobora ministeri yacu, kuko naje no mwanya wo ku Gishushu ndawushaka. Tugakoresha imbaraga z'umubiri, ariko imbaraga z'umwuka ziko ntari nziza. Mana turagushimiye keneye ngo uriya President ino paruwasi numva amasezerano ko ninje uzayobora hano ku Gishushu, none mujane Canada muri paruwasi yo muri Canada, naje mbasigaye hano. Amen. Imana yobora kubyumva. Curanga papa, curanga umunota umwe wihuteho gatoya. Mutambuke dufatikanye uwo munota umwe cyangwa ibiri dusoze. Maombi ya imani, maombi wanazimbue, maombi we, maombi ya imani, maombi wanazimbue, maombi we, maombi ya imani, maombi maombi ya imani, maombi we, maombi ya ijambo ry'Imana. Amen.